Ami wanje wagera hariya batatu bamwikubaho bamuvuga nawe ugatwerera. Nyamara nyoko kubyara urya itabi nk'umupagani utarahimbaje Imana, iyo bamuvuzeho uzamura ntera. Rimwe na rimwe batanamubeshyera ariko amaraso akaba agashika ukumvugiza akabasi. Ariko wawe niba uterekera mami ninamberekera niba aramuhamagara mapya ndarafite araguhamagara kuva kuva no umutima cangana. Niba aramuhamagara mapya ndarafite araguhamagara ukitaba mukanya mukuguruza akonda gahamagara niba arawangita amagara. Ariko itonde kunyita nuko ndi umushumba wawe. Abandi rero bamwita dati naho nama yari y'abadayimoni bendaga nagushima ha bamwita dati bose hariya ye kubimenya wewe n'abakapite mami kugira ngo ajijishe hagati aho utazarabuka. Hazagira umuntu wese wita data. Hazagira umuntu wese wita data. Hazagira umuntu wese wita data. Data ni umwe ni mami. Abadayimoni mwambaye icyubahiro cy'Imana ukibwira uturushaho kwikora Imana mu ijuru ni gutagaciro. Cyanditswe cyane uzaho kimwagisha. Haleluya. Wani hasagira umuntu wese mwita data. Abanyedini bamwita faza. Mwe nabyumvise rero mu barokore. Data wani. Reka shoka wana bosi nawe yaragaye nawe yacinyitiyemo we. Ni dati. Ego mukobwa wanjye. Abacecura bya ego mukobwa wanjye. Ariko wewe waba utabaza ntabwo ureba karama ko ari ibinyoma. Wewe ntabwo bireba ko ari ibinyoma bihenda. Mukobwa wanjye. Somarata. Murongo wa 9. Kandi ntihakagira umuntu wo mwisi mwita data. Anaya cyane ni Bible. Uko sari mu ijuru. Data niwe mu ijuru. Dati. Iyo ni dati wanjye ukarara umucacura umubyara. Kuko so ari umwe. Ari uwo mu ijuru. Nibyo bita dati hano. Pastor, nawe wabise dati. Kwimura Imana ugafata izina ryayo ukaryiha bakakwita dati ukana utari Imana. Satani yakwambitse umuvumo agutesha agaciro kose uhinduka Imana utariyo. Imana izagutesha agaciro. Abakwita so nibo bazaguhemukira ubwebwe umenye neza ko wambaye izina ritari ryawe. Ariko abantu mureba imyuka izi kumuhanga. Mami wanjye mami numvishije n'abasheri nabo babita ba dati. Ntacyo nitwa Cyakwera Joyce mvuga Yesu navuga ukuri asoma Bibiliya nkataha. Haleluya. Ibyo kubazamura ngo tuguruke tujye mu kirere ejo uzarimbuke kimvuga iby'Imana yambwiye nguvuga shinga kiba yabumva si Bible si kuma ngo sheri wawe itadi wanjye ndi bamwita mama pasteur. Kwa rero usoma ijambo ry'Imana icyo Imana nabonye n'iki mu gitabo cy'Umubwiriza. Imana yaremye umuntu atunganye ariko abantu bihimbiye ibindi. Kumva mama pasteur. Ubwo waje kubyara pasteur ko utabeze gucisa ikinyoma. Uwavuye iwanyu uje kubyara pasteur. Uri mama wa pasteur. Nyakubahwa nabyumva aho rero. Reka
twihere Yesu cyubahiro ngo katumuhimbaza tumusa. Haleluya. Marire Yoko mukwe nabyumva usigaye wariyise nyina wa pastor azahita yibuka indwara yarwakirirwa muhetse wowe udahari. None icyubahiro cya mama wiwe ni wowe wakijyanye. Baturuka hariya bakakwakira Bible hano hakicaro. Nyina bwite yakwicara ntihagire n'unamenya ko yinjiye akihereza agatebe. Ubwo muhara agatebe urwa mu mitima maze. Yajya gufuka mwita mami. Ariko abazimu baraduhimbiye. Ariko abadayimoni barahimbye. Usiki ibihimbano byatwangishije Imana. Uzi ko twubatse umubiri kibumbana ariko kidafite y'ingini. Nta nubwo kigenda. Kirasa n'imodoka ariko ntikibaho kiri. Haleluya. Mami. Sorry. Nani nyoko. Sawagiye. Ufite umugore hano ninde hati ko mzee ukaraha. Reba witambuka ukabwira direct ngo ma. Aka wasi wanashwaza. Ahubwo baratemba nayo. Ngo mami. Ubwo nyakora kubye yabaye yicaye hariya. Mama mugabo yagiye ariko. Babatoroka. Ari batoroka Imana ndacyari. Umunsi muzabiharira ndebe kumutoroka. Daraga kuba kumva madamu. Ahamagaye umugabo ngo mami. Ngira bukayihariya ngatashana. Yego se. Mara wanjye baramutana. Usinyiri nyina. Ni mami undi ni tati. Mukanya mukajya mukumba mwembe. Agure abasibuko bandagashuri. Aha. Ejo mukabyara umwana. Mami na papa se. Wamala za kuitande. Murumuna mukuru wawe kandi. Nani umwana se, mwana akabyaranye na se ambaye. Aba si kigamo. Bible inavuga ngo bazana umugore baramumwereka aravuga ngo yazitwa umugore bwakuwe mu mugabo. Washatse ibindi bintu mwitara naka se kugira ngo mwereke yuko amukunda. Reba ibintu ukunda cyane ubimwite. Ushaka kutumwite supu. Chamkwite biscuit. Chamkwite kishire. Abamite baswiti akobara karangije guterwa n'icyukumbi. Yaba ikintu kikuryohera nyine ushaka kumwita ikindazi. Gamwite kinecyo fata ibyo ukunda ariko please wihangare icyubahiro cy'umubyeyi ngo ucamure umubyeyi ucamikundi. Kuko ndakwiriye gufata icyubahiro cya data wa twese ngo ucamike umushumba wawe urya kaba wambaye umubiri nawe ucumura akihana. Twatesheje Imana agaciro ku rwego rukomeye. Akazi kanyu babita ba bebe umunsi wabyaye Imana azakubaza ati se hari umugabo umwana kandi agatukaraje karambwira akabazanya ngo se ngo daddy ni my brother ndatuye twari kumwita bebe nanjye kwita bebe none ntabashije bebe mukari kandi bebe bose ni bavuga no sitana ubwo ni my brother arababwiye wa mwisi gisupu niba uyikunda wa mwisi gishara niba ugikunda shaka ibintu ukunda bikuryohe mwite switi mwite soda mwite biscuit cyangwa mwite ikiwatameloni n'amazi hereze tati icyubahiro kimukwiriye. Ibyo
hakagira undi. Imana niba akamabwira ibanga rikomeye, Imana yanga umuntu wipima mu cyubahiro cye. Imana yanga umuntu icyo cyose cyipima mu ntebe. Uwo muntu wita Dadi niwe wakoze Imana, nta Mana ufite. Ndabizi abadayimoni aho bari barapfa neza n'abantu y'intebe yabo. Dadi sobuka so nagusura aho mami wanjye abafite ibyo ashaka arakwita mami, nawe ni intego ze afite mu mutima, akaza akigira atya nawe ukabyinirira ugafata nk'umwana. Barabidukoze mu kandi kanya wamara kumuzamura mu gikombe umugejeje aheza, yajya kwirukanka agasa nka ya mwara yarerewe mu nkoko, yajya kuguruka akagera inkoko zigasigara. Twari ntabwo umuntu anyita mami ngo numve tujyana neza. Pasiteri wawe kandi nabyo nabihamagariwe n'Imana. Utanyubaha uzubaha Imana yabimpamagariye, nutabinyubahiriza yabona n'Imana yabibwira ngo urayifite. Birabwa n'abamuzababarira bazababarirwa, abamutababarira ntibazababarirwa. Ahubwo musoma ibyanditswe rata. Njye nta kibazo cy'Imana yanjye niyo nzi. Niba uyobanye na pasiteri wawe mva murabura nta Mana ufite. Hayo Haleluya. Ongeraho kandi kamare y'amahane yongera ngo baba bumva uguti baba bumva iyo utatonganye no gusinda mukama n'ibiganiro amahane ibiganiro bibi ngo mwaje mu masengesho. Uruwera Mana uruwera kuzozana amahangutse ngira ngo uruwera Mesiya. Barangiza kuganira bahagiye gushimana nyagasani igitero cy'amahanga mutanga bugingo wera wa Yakobo, Mana ikomeye cyane. Dada nta point irimo. Dada igitero cy'amahanga mutanga bugingo Imana ikomeye cyane. Uwera wa Yakobo, Imana ya Aburahamu, igitero cya Isiraheli irakomeye. Uri gitangaza Mana Imana ikibaza nyuma y'icyo arashaka kuvuga iki? Mana igitero cy'amahanga wera Mana ya Yakobo, Uraheri urakomeye. Igitero cy'amahanga wera ya Yakobo, Imana ya Aburahamu, Mana turawe. Bamara gusoza rero bagatangira vuga ngo bagatangira ibiganiro bibi, maze mugafata uwo munegura mukamushyira, mukamunegura mukamuhera ku musatsi, mukamusoreza ku mbarika uwakegama, mukakira kanaka mukamwegeka. Mwamara gufatwa mu bwo mukongera bari imbere yawe muri imbere y'abazimu n'abadayimoni mwihesha ngo turi imbere yawe yande twuzuza imbaraga. Dayimoni ati rata ndanazibaha wuzuye amahane. Amahane mugitwara nk'ahari ikintu kitari icyaha. Amahane azakurimbura, amahane azagusabanisha n'abadayimoni, amahane azatubotesha ibiroto bibi. Amahane ushaka ibintu byose ushaka babikore. Ntujye umenya ngo hari n'abantu b'abanyantege nke. Wenda n'abantu bose babe wowe kandi ntibizakunda. Abantu bose babe nkawe. Niba ukunda ibyihuta abantu bose yihuta, uzakuriza n'umushiha no gutongana kuko wibagiwe ko abantu bose batirabura, abantu bose ntabwo batukura, abantu bose ntabwo ari banini, abantu bose baratandukanye. Kugira ngo ubane n'abantu bose batandukanye no kwicisha bugufi. Ariko nushaka ushaka ibintu byose ushaka bijya nk'uko ushaka, uzagira amahane kandi uzabatongana. Amahane kwitandukanya Yesu nabikunda. Muri nubwo mandi hari ariko cyangwa umupagani cyangwa usitani yarakwibye ndenda karango gasopfa abantu bose bakora ibyo bose barajya komeza.
ibiganiro bibi ariko ibiganiro n'ibindi bisa bityo n'ibindi nk'ibyo nawe urabizi ndababwira hakiri kare reka mbarabure hakiri kare ucambaye mu bintu gishobora kwihana nk'uko nababwiye kera nk'uko bakera nyamwunda kuzana bivuga n'umwuka waba yarabifuza atega amatwi yuko abakora bisa bityo abantu bakora ibintu bisa bityo mukaba muri bw'ikanisa n'ubwo utibyo utateye udutaroza umuntu ariko batazara mu bwami bw'Imana uri umwana w'igehinomu satani yarakubeshe garuka muri Kristo ntabwo bazageraho ntabwo bari mu bwami bw'Imana n'Imana ivuze ntabwo wayumva na ya nama y'inyamaswa yaje wakwikanga iri mu ruhanga rwawe ndabinginze mu izina rya Yesu umwuka wera batera ikinya mugaruke imbere y'Imana mwihane ikintu cya mbere Imana ishaka ni ukwera imbuto zikwiriye bihane kwera imbuto z'umwuka zishobora wihuta imbuto z'umwuka ni urukundo dore imbuto z'abantu b'abarokore bajya mu ijuru mugatega amatwi ni urukundo rutarobanura rudafite icyo rushingiyeho n'ibyishimo n'amahoro kwanga kugerageza uburyo bwose ugira ibyishimo ibintu byo kubaka siteresi nivugisha mari mfitiye siteresi ntabwo zimo gusa siteresi se nuko ikinya cyagushizemo ikinya cyarashize aratonekara ahantu hose haleluya amen ikinya cyashizemo ibyishimo n'amahoro ibyishimo amahoro gerageza akamenyetso kambe karangwa y'ukuri ku netiwaka nakumva ibikwitoroye birahari bibi ari mu mutima wawe ntabwo ugeramo wifitiye amahoro wifitiye ibyishimo nta gasembo ufite kwikofi ntagahari mabanje bakubanja kandi siragenda nabi muryango uragenda nabi asana bayitsinze ariko ufite amahoro aseno haleluya ufite amahoro ariko niba nawe utangiye kubura amahoro ukicara ukumva nta mahoro ukabukora nawe ukumva nta mahoro ukicara nawe ukumva nta mahoro menya ngo watewe samuka umusozi watewe iyo mugenzi wawe utura watewe amen n'intangira mu kivu zikagusanga muri stress ntajwi ry'Imana bakumva no kwihangana no kugira neza kwihangana n'ibyo abarokore kwena bakatiro mwishurwe Bible ivuga ngo iki umuntu nakubita urushyi rumwe umuhindura urwa kabiri genze kuvuza iti biravuga ngo nakugirira nabi ihangane umukorere neza aha hantu harakaze aho umwuka baratagushanyaraje bamwitura aho umwuka atagushanyaraje nta kinya kikurimo utoneka rubyumva biragoye umuntu kuba yakwimye umwenda w'ubukwe yaza agasanga tuzi wadushyuhije mama ntabwo umwenda si imyenda yose ufite ariko imyenda yose ufite wakwambaye ni nandi senge nifite ariko abagabo bashizwemo n'ikinya biyambara n'icyubahiro cyabo bakakijugunya hariya Bible iravuga ngo kwifuza no kuzaba kuri wowe siko Bible ivuga rata igisubizo umudamu ubwira uti ntabwo wari ukenewe ariko ndabona ibintu bigenda nabi ariko ndaza gushakisha Imana nibidufasha wenda turabishaka akomeza yumva ategereje kandi urukume wiyambika umuriro nasene nifite umeze nk'uwiyambaye ipantaro ukajugunya hariya ahubwo urajya umukureho ukabura icyo agusabye ukongeraho n'imvugo mbi ukitekedesha nk'intare kandi uba utaye agaciro none ko yakurebaga nk'imbunda none ukaba ugaragaye ko nta masasu ugira burya ni igiti gisa ariyiya rero aho niho yiyiye muri kwa kwiyiya niho satani agize ati inzoka yamusanze he
ubundi hari icyo umaze. Amen. Natamusanga mu bigombe se n'ahandi hose. Ndibaza ubwo umugabo we yasigaye mu rugo acanye. Yasigaye ku rugo. Siko yasigaye ku rugo. Yasigaye ku rugo. Sinzi utuntu yakoraga yakuburaga. Sanga urugo. Mugore n'umwana ma batwiruka ma rezanga Dr. Ayo umwana akasente nani kubanja uraho uri pana uri mu rugo. Akimana izamubaza. Ibi byose buri muri Bible bagise ngo ndabisoma mu gitabo cy'abaziga habasa. Bari yaciye kwiyiya ariko ni buri umurokore. Himbaza Imana kandi menye umuriro. Nta mugabo uhakanira umugore ngo ikintu gishoboka. Iyo cyaba nta kidashoboka umwizeza ko kishoboka. Reka babaza ntabwo wajya mu masengesho ugiye gusaba Imana nubwo yaba itagikoze igurotesha ibinoto kabisezeranya ikabisezeranya ku izari ugataha wese urya wajyayo ugasanga n'akari gahari kashizeho ukabura ariko ukaba ufite icyizere ko data azabikora. Bahaye Imana bashyize no kubikora nzabikora, no kubikora nzabikora, kandi Imana niyibanza hagakurikiraho umugabo njugaje nzabikorera. nakwiza ingeso za so izo gasozi mwatabizi zabirananiranye biracitse. Imana nasaba Imana ikakureba igasanga igihe urimo ibintu usaba ntiyabiguhana uraguza n'imbaraga zo kubibamo. Ni amavuta kazi kakwizeza ngo nzaguhagarika ku musozi utere haleluya. Ubu nyiri ikiroto narose mu mwaka w'2000 ntabwo cyari cyasohora ariko nkarafite ibyiringiro ko muri data Imana yaravuze izasohoza. Wowe ndagusezeranya umugore nawe byarakunaniye mu rurimi rwiza Sibishoboye. Nasenefite nazikura hese. Iyo umuhereje ndakumva kumvuga uko yakurebaga ipantaro ihise ibikabutura biracitse neza. Wowe uzamara iki? iyo yicitse nubwo ndagusubiza aravuga aha yewe Mana ngaranumuje Wewe naratomye. yewe aho babuze Zara bya Yesu. Mana wewe mbabarire do ariko do ngahora kubera isubizo yawe muba wiyambuye ubusa ukiyambura ipantaro ukiyambika sikati. Arya. Imana nahise kurose inzozi ngo niba ari njye wakira perezida mu gishanga kugira ngo aze agire ijambo abwira abaturage. Hamaze kuri podiumu ndende iri hejuru cyane ngo inyanja n'abantu ndiho bameze nk'uko niba biriya miyenzi ngo ari njyewe ubaha gahunda kandi ari njye ubakirira perezida akaza akagira ijambo ababwira. Nubwo avuga ubutumwa ntabwo ndageraho Imana ishaka. Hari umunsi nzahagarara n'Imana hakomeye nahamagara Yesu akaza akagira ijambo. Amen. Tumva nubwo bandogishije cyane umva ntabwo hari Imana hari icyo ntegereje. No kwihangana no kugira neza n'ingeso nziza no gukiranuka. Haleluya. Kugira neza kwihangana n'ingeso nziza kugwa neza kugwa neza kwirinda kugwa neza kugwa neza kwirinda we nawe ngo kwirinda ni imbuto y'Abakristo. Haleluya. Niba uvuga uti ninjye muri buriya bukwe bw'abakire kurikije inzara numva ndaza kurya birenze uko mpimbaza Yesu. Nubwo ndabureka ikore nk'uwabuze umwanya wirinde ibikomeye. Avuga ati nubwo nimuzirike mundike kubigome. Niba uziba hariya hantu nujyayo birazamura kamere utongana shaka ukuntu uri bwibuzabuze wegure
kujyayo ariko ukomeze wirinde furasika nimeneka kabonera amanyutse iyo byo winjiye mu nzu mada kuko ugiye gutuka umukozi afate ariko nyambere ko waba yaricaye ku gitutu mwana yampaye amabere ya mama neza reka furasika igende Yesu agume ahagaze. Haleluya haleluya Imana ishimwe cyane. Uko ni ukurinda uwo ni wo mwambaro w'abakiranutsi. Niba wisanze muri ba bandi wihane, niba wiyumva muri abandi abo ukumva aho tubiri dutatu nta turiyo natwe duhamagara kuko wubatse umubiri gusa. Uwo ni wo mwambaro wa mbere Yesu ashaka. Mwene imbuto zikwiriye abihane. Iyo niyo remote amina. Iyo niyo remote uzagira gutya no kugwa neza no kwirinda irembo ry'ijuru rigashira ibineza bityo amategeko abihana. Hereza Yesu amashimisha. Icyo ni ikintu cya mbere Yesu ashaka. Nabyumvise icyo ni ikintu cya mbere Yesu ashaka. Nutera imbuto iyo niyo remote dukanda dutya irembo ry'ijuru rigashira. Abakristo Yesu babambanye kamere n'irari byayo. Niba tubeshwaho n'umwuka tujye tuyoborwa n'umwuka, twakwifata uko tutari. Yesu nashimwe cyane. Ngira muri Matayo ibice 25 twenderanya kandi tushyira haleluya twemeranywa umwarenga ngo ibyo aribyo byemerwa undi arashaka ngo twenderanya twifata uko tutari twenderanya. urangiza uti semurekura ayiwe size wamutaye kera naho wamutaye ntukiriwe. Twifata uko tutari twenderanya kandi tugererana amahari. Haleluya. Uryo birimo nubwo wasimbuka ugakora hano kutumuri ntabwo Yesu yazunguzaho mu mutwe. Kuri 25 usoma ku murongo wa 31 babwira icya kabiri Yesu ashaka. 26 Matayo wasi umwambaro wo kwera kamabwira icya kabiri Yesu ashaka nacyo ntugikora kuko icyo tuvuye imbuto z'umwuka nizo zizakugaragaza kuko abasenga Imana cy'ukuri ni abayisengera mu kuri no mu mwuka. Niba udasengera muri ibyo bavuze ntabwo ujya usenga. Niba usengera muri kamere ubusengera dayimoni nta Yesu usenga. 25 yego 31 yego ucirwaho iteka. twumvishije bariya ngo abakora ibisa bityo nta juru siko bimeze. Reka bumva abandi ba kabiri ikindi ukeneye cya kabiri. Navuze bingahe ndihuta ari gutega amatwi ubyumva. Umwana w'umuntu ubwo azazana n'abamarayika afite ubwiza bwe yambaye ubwiza bwe ntitumutegereje. nibwo azicara ku ntebe y'ubwiza bwe. Azicara ku ntebe y'ubwiza bwe. Amahanga yose azateranirizwa imbere ye. Amahanga yose yicara imbere ye. Abarobanuye nk'uko umwungeri arobanura intama mu ihene. Ubu mwese mutwese na Gikagati na Bururi na Hendi Rwanda abantu bose bavuga Yesu ashinga bose ni intama ariko Yesu naza n'ihene bizavanguka. Intama azazishyira iburyo bwe naho ihene azishyire ibumoso. Yego. Umwami azabwira abari iburyo bwe ati abwira abandi yashize iburyo muze mwebwe abo data yahaye umugisha murage ubwami bw'abatunganirije kuko nari nshonje mukamfungura. Nari nshonje. Izo ni imbuto z'iki? Z'umwuka. Biriya ni imbuto z'umwuka. Ni imbuto z'umwuka. Iyi ni imirimo y'umwuka. Imirimo y'umwuka wera dukora nizo materials twohereza mu ijuru bakatwubakira amazu tuzabamo. Ibikorwa ukora niyo materials uba wohereza. Niba udaherutse kubikora inzu yawe ni igifuruka uzagisanga. Kuko nari nshonje mukamfungura. Nari nshonje muramfungurira. Nari mfite inyota
icyo kunywa ari umushyitsi uracumbikira ari nambaye ubusa uranyambika nari ndwaye uransura uransura ari mu nzu y'imbehe ari mu gihome uza kundeba haleluya abakiranutsi bazabaza bati nabo byarabatunguye uko babikoraga batazi icyo bakora ngo bazamubaza bati mwana ese mwana twakubonye ryari ushonje ko bavugaga yuko ushobora byose washonje ryari turagufungurira cyangwa ufite inyota ese wagize inyota ryari tuguha icyo kunywa kandi twakubonye ryari uri umushyitsi uracumbikira cyangwa wambaye ubusa ese wambaye ubusa ryari twakwambitse ryari kandi twakubonye ryari urwaye cyangwa uri mu nzu y'imbohe tuza kugusura bafunzwe umwami azabasubiza ndababwira ukuri yuko mwabikoreye umwe muri bene data ababorose hanyuma y'abandi ari jye mwabikoreye azabwira abari bumusate mukopesheje ikizami wanyumvise ninde bari bifata ko muvuga ubutumwa bwiza buryo mwubaka inzu mu ijuru mubikore kurokoka no guhinduka no gukora ibikorwa niryari mwari mwifata mugasura irwariro niryari mwari mwamureka turunganye isenge dukora imitwaro nibura 20 duhaguruka n'itorero hagira abantu bajyayo musura itorero irwariro rya Kamwezi Yesu ashaka kuguruka bikagarukira please ariko uzigiye kwanza ugasanga urwaye bamutaye bakiye ugasigaye n'umene y'abafu ugasiga umusimuriye hari mukamusigira imitwaro kandi atabazi mutamuzi mukigendera asigara ndongo bariye n'abahehe ngo n'abarokore ngo ni Imana yansuye icyo gihe bahimbaza Imana hari ibikorwa uko Imana igahimbazwa munyiza guhimba ibintu by'ikimodoka cyaka kidakibura haleluya uragurishaho y'umuceri ukayirya igashira nta muturanyi uhawe nurangiza ngo urabyina rwose ukati n'ubusa somera cya cyanditswe kiri muri tuto hafi aho ubu gifite neza 15 Yesu ashimwe cyane urambara imyenda ugahindura uwa kabiri ugahindura uwa gatatu mu rusengero hari mwene se wambara umwenda umwe yakoreshaga agahindura undi wowe ugahinduranya 5 nta maso ugira yo kureba maravuga ngo mwabikoreraga bamwe muri ba bandi ndababwiza ukuri ko arijye mwabikoreraga Imana ishimwe ko bikanze barabikoraga ariko ni ukuri n'abatarabikoze ntabwo bari bazi ko ari Yesu iyo baza kumenya ko ari Yesu baba barabikoze none mukopesheje ikizami usanga imbuto z'umwuka niyo remote urugurira irembo ry'ijuru hanyuma numara kugerayo niba udashaka ngo uzasanga uri bayibona ohereza materials hari marayika ushinzwe kukubakiraho bavuga yuko bazi Imana ariko bayihakanisha ibyo bakora bavuga ko bazi Imana iyo muhimbaza mugaragaza ko muzi Imana iyo muririmba mugaragaza ko muzi Imana iyo musibuka mugaragaza ko muzi Imana iyo mutanga amazi mupfukana mugaragaza ko muzi Imana ariko byagera mu bikorwa mugakubita Imana ngo ni gucuma ariko iyo wimana umuceri bambara imyenda ingahe muri ko bari muririmbana n'uwambara umwe kare amufarisayo ninde wari wasura umuntu mu gihugu ari mukamanya ahubwo baramufunze ibi n'ibi nuko yigeze kare mwikore ntabwo mujye kwa muganga ugenda ugereyo urambikaho ibiganza mu izina rya Yesu data bakire neza usengera ari 20 ariko ntihabure batanu Imana ikize bari mwabasura bari mwasura irwariro mwese mwihamira icyo Imana itorera Mana mbabarira nyina nakarwaje umwana ari kwa muganga yego ko yarwaye ikisaraha ukumva ntacyo bikubwiye kuko nta kinya ufite akazaba hakaza agatera rero 3 z'ubutsinzi mwese mumuha amashyi ntacyo mwakoze
Yesu akaba aravuga ati ndabarebye. Azaduhanagura amarira atwicaze mu ntebe webara zane ibitetayi wemara byose nta na kimwe cyanditswe mu ijuru ariko icyo batanze Yesu yabacyanditse icyo haye icyo nicyo Yesu azi icyo wanditse umubare w'umubiri ntacyo bizatanga. Mugaruke muri Kristo Yesu, subira ku musitari, muvuga Yesu ufite ubuzima, muvuga Yesu uhumeka. Uwazanye aya mazi Imana imuha umugisha, hari icyo akagotomeraho nk'uko navuze agasomaho. Nshobora kwigurira box yose n'ebyiri nkazishyira hazima mpaka ntayo, aya mazi ntabwo ananiranye. Aleluya. Ariko uwabikoze kugira ngo abone umugisha abikorera abandi, uyu bikorera abandi Imana ntizamwibagirwa. amen. Babishimye cyane. Umuntu araza ukamuha akazi agakora, ureba ari umukene ukamuhereza ibyo yakoreye ntunanamwongeze, ibira agenda agati yewe nzajya nkorera kanaka ni umurokore wampemba neza, uramupimira bigahwana yewe ntunamuhereza ibyo kurya. Mwanaje ari umushyitsi muranyakira umuki ubu twashaka kuko turi bene banyu, twashaka ko turi abashyitsi b'ikanisa ya Gakambi, sibyo? Kuri bandeba se wajyabwe nzanuma ziraba Yesu agiye mu ijuru. Haleluya, haleluya. Musure itorero, musure irwariro, muhemba ababyeyi, muvuge ubutumwa bwiza, abantu bahimbaza Imana yashyizeho rino torero. Niba bitabaho mukomye kugudira akandi kiyongera ni ikimodoka ariko ni ibumba, mwubatse imibiri yanyu kandi kizaba n'ubu imvura ikinyagiye cyashwanyura nta yinjini gifite. Amen. Nimwakira intebe zanyu, subira bari ibumoso turebe za hene zizi kuririmba cyokora. Azabwira n'abari ibumoso ati, azabwira abari ibumoso ariko ntabwo ari mwe mvuga mutambara nabi. Nimuva wundi mwabivuge. Ijambo ribabaza kuba uri aha naho ukora bino ukabona umukopesha ikizami ukabuza uri mu murongo mwiza, ejo bazavuga ngo mfa imbere wakivume kandi uzi ko wakoze ibikorwa. Mwaje mu muriro w'iteka, dore umuriro w'iteka watunganijwe umwanzi n'abamarayika be, dore bakujugunyamo n'umumwaro umogi n'itabu utarabinyweye na ase utarayihagiye. kuko nari nshonje nimumfungurire, nari nshonje nimwamfungurire, nari mfite inyota icyo kunywa, nari umushyitsi nimwancumira, nari nambaye ubusa nimwanyandika, nambaye ubusa turirimbana, nambaye ubusa dusengana, nambaye ubusa nawe warandebye nimwagira icyo mukora, nari umurwayi no mu nzu y'imbohe nimwansura. Muhaguruke ku maguru. Nabo bazamusubiza bati, mwami twakubonye baburane, mwami twakubonye ryari. Nicyo gukora ibikorwa byo gukiranuka. Haleluya. Bwira mugenzi wawe nawe wakumvise, subira kuri cya kintu cyo muri Tito icyo mpendera. Muhaguruke tuhagane. Bavuga yuko bazi Imana, asaza muvuga Imana bavuga abantu bazi Imana, ariko bayihakanisha ibyo bakora. ariko iyo bageze mu bikorwa Imana murayitsibura. Bene abo ni abo kwanga urunuka, Bene Imana bareba nk'abantu idashaka, abatumvira Imana, abakome n'Imana ivuganye nawe ntubikora. nakomeye mu myiza yose ntacyo bamaze. Na ya mirimo myiza yo kuririmba no gusimbuka no kwiniyoza no gutera habe Imana ikureba ngo nta mumaro wabimaze. Kadani kama Yesu yaravuze ngo tubigishe kwitondera amategeko nta bindi narenza. Ibyo kutabikora bituma n'ibyiza wakoze bigaragara nkawe. Hari ibintu byiza gutega amatwi umugabo Imana. Yesu Wicaye n'umwera imbuto kandi Imana ijya ivugana nawe. Niba humvukira hari abantu bariyo bavugana n'Imana, uvumba ivuga, ndabumva mu mutima wawe, ndabumva mu mutima. Muhora mukigana n'amajwi y'Imana, nimwe mwikingiriza umugisha wawe. Ngo no ku mirimo
imirimo myiza bitwa ngo bakoze nta kirimaze hejuru yo gukorera hejuru y'ubugome. Niba udafite umwambaro ukujyana mu ijuru, n'ubundi no mu ijuru akaba nta nzu ukirayo, ubundi bwo urajyayo kwenda iki? Haleluya. Sambura ku maboko yawe. Haleluya. Ririmba ariko uri n'umukiranutsi. Senga ariko uhuje umutima wawe n'ijambo ry'Imana. Mugaruke ku murongo. Mugaca imanza. Mwere kubaka iby'umubiri ntacyo bimaze. Nkeneye kubona Imana icyari ikibumbano cyahindutse imodoka nziza. Muhinduke banyamwuka. Wataho Mukama, wataho, wataho Mukama, wataho, wataho Mukama, wataho, umutima wanjye gukire, wataho, wihane mu mutima wawe, shingana bugufi wihane. Niba utobara ufite zitari z'umwuka wera, uve mu nzira y'umuyoboro urimo, ugarukira Uwiteka kandi wihanye. Ushaturira Uwiteka ugamba Mana mbabarira na bino na bino na bino na bino. Wihane imbere y'Uwiteka, amaraso ya Yesu aracyahari. Imana ikuvanyeho umugayo, wongere utwambike ishimwe, utwambike ubwiza. Aturira Imana iburamereka, aturira Imana ibyaha byawe, aturira Imana ibyo wakoze mu mabanga, aturira Imana abo waciye mu rwihisho, aturira Imana ukuntu wanga guca bugufi. Wihanire Yesu neza kandi umubwire byose ntacyo umuhishe. Imbabazi z'Imana ziracyahari. Yesu, haleluya. Aturira Imana umutima wawe. Wari uri mu buyobe, wari mu nzira irimbuka, wari mu nzira mbi, ariko uracyambaye umubiri kandi Yesu aracyari kundabara imbabazi. Amaraso ya Yesu aracyakora. Ushobora kwezwa uramutse wihaniye Imana, ugakora ibinezeza umutima w'Imana. Va muri kamere, ntukaba yaragutera ikinya, agutere kwihana neza. Undi imbere y'Imana. Twihanire Imana nk'abayibabaje. Twihanire Imana nk'abayibabaje. Twihanire Imana nk'abagiye kurara. Twihanire Imana nk'abatayinejeje. Wicisha bugufi imbere y'Imana. Wicisha bugufi imbere y'Imana. Uyature n'akanwa kawe. Uyibwire ngo Mana mbabarira. Igihe cyose nkimaze ntari mu nzira yawe. Imana iture umugayo ku itorero. Turajya kubaka icy'umubiri. Amabara yo gushyira imbere cyane. Ariko Uwiteka tumubabaze. Data turahera hakomeye. Ndakwikize Kristo. Twigubane natwe. Neza mubana. Jesus.
nawe tubane ubugingo. Subira mu nzira y'Imana wihanije. Yego mwamenye ibintu. Ihanira Imana mu mutima. Yes. Abawishe ni benshi. Ababaroze ni benshi bagesha ururimi. Twavuye mu nzira ntitwabimenye. Satani yarazi ngapwimitse. Ariko Imana ishimwe kubera ijambo ry'Imana. Amaraso yose aracyakora. Amaraso yose aracyahari. Aracyeza kandi aracyashize. Kuri uwo wemeye kwicisha bugufi imbere y'Imana isumba byose. Ndagushimira mwami w'abami Yesu Kristo. Byatumarira iki? Byatumarira iki? Dukora ibikorwa ariko bitakunezeza. Byatumarira iki dutanga ibihe? Ariko ijambo ridusohoraho ryo muri Tito. Mana imirimo myiza bakoze nta kibimaze. Dukureho umugayo Kristo. Dukureho umugayo Kristo. Tubabariye mwami Imana. Mwanzi wacu ni umujura. Aratwibira mu nzira itariyo. Ariko asuka imitima yacu kwanga. Kristo turagukunda. Tugirira imbabazi. Uzira twari turi bidatunga. Data ndagushimira kubw'amaraso yawe. N'izina rya Yesu. Hereza Imana amashyi menshi gashoje. Dusubire mu nzira y'Imana. Niba wenda gukora ibifite umumaro. Ese babihe umugisha. Ejo muzaze kare tuzasoza. Ntabwo wakubura utaharagase. Mushaka muzazana n'abarwayi n'abandi bose. Ejo uzaba umunsi wa deliverance no kwirukana imyuka no gusenga no kubohoka no kwakira umugisha w'Imana. Ariko ugenda urare wihana. Imana ibanze kugirira imbabazi. Imana ibanze kwezi. Wiryama. Ibiroto wari ufite byagaragaza ko ufite umugayo. Cyenda wongere ubutungane. Abataha mu rugo muri